nongeye ndagusuhuje ndetse ndanagushimiye wese mu gukurikirana platform KWP250 breaking news zigezweho muri aya masaha ndetse no kuri iki gicamunsi itariki ni ya 25 ukwezi n'ukwa kane umwaka ni 2021 ahagana mu masaha y'isa 5 nibwo inkuru yari imaze kuba kimomo yamenyekanye ku isi hose ko umuhungu witwa Kevin Kade umaze igihe gito amenyekanye mu Rwanda ndetse no mu muziki muri rusange na mugenzi we witwa Davis D umaze igihe kirekire cyane ari umwe mu bahanzi twavuga ko bahagarariye Afrobeat Style bamaze kuba bajyanwa mu gihome. Icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17. Icyo nicyo cyaha aba basore bombi bakurikiranyweho. Ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB cyamaze kuba cyatangaza ko cyafunze Ikishaka David, umuhanzi wamenyekanye ku mazina ya David ndetse n'uwitwa Ngabo Richard. Uyu akaba ari umuhanzi nawe wamenyekanye ku izina rya Kevin Kade, bafatanyije nanone kandi n'uwitwa Habimana Thierry. Uyu akaba akora akazi kajyanye no gufotora. Aba basore uko ari batatu bafashwe ku itariki ya 21 z'ukwezi bafashwe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane, bakaba bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana n'ubufatanyacyaha mu gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Ibi byaha bakurikiranyweho babikoreye muri Kicukiro na Nyarugenge ku matariki atandukanye. Ku itariki ya 18 kugeza ku itariki ya 19 aba basore z'ukwezi kwa mbere mu mwaka ni 2021 nanone bari mu gikorwa cyo gufata ku ngufu uyu mwana. Ubu bakaba bafungiye kuri station ya RIB ya Nyamirambo mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwa ubugenzacyaha. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye kimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda byagerageje kumuganiriza ko iki cyaha cyo gusambanya umwana gihanwa n'ingingo y'133 y'itegeko nomero 68 ryo mu mwaka w'2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwo iki cyaha gihamye Dr Murangira yavuze ko ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kandi nanone kitarenza imyaka 25. Aba banyamuziki babiri bamaze gufatisha cyane mu nzu ya Incredible Music, tutakibabona mu muziki w'u Rwanda. Iki cyaha nikimara kubahama ni imyaka 20 baraba bagiye kuba biyicariye mu gihome. Mu butumwa RIB itanga, Dr Murangira yagize ati RIB ntizihanganira umuntu wese uzasambanya umwana, kandi abantu bamenye kandi bibuke ko uwo amategeko yita umwana ari umuntu utarageza ku myaka 18 y'amavuko. Yakomeje agira ati ubukure ntiburebererwa mu gihagararo cyangwa ku kimero. Nta rwitwazo rwagombye kubaho igihe cyose umwana atarageza ku myaka 18. Amategeko azakomeza kumurengera. Dufatanye twese kurinda umwana gusambanywa. Aba artiste babiri bamaze kumenyekana ku isi bamaze kuba bafungwa barimo
baragerera kuba bafungwa imyaka hagati ya 20 na 25. uwo bita Davis D ndetse na Kevin Kade mu mwaka w'ibihumbi 2020, niba ntibeshye, nibwo bakoranye indirimbo bayita Like You. iyo ndirimbo ikaba mu mwaka w'ibihumbi 2019 nibwo bakoranye indirimbo bayita Like You. iyi ndirimbo ikaba yarakunzwe n'umubare w'abatari bato. mu zimwe mu ndirimbo bari baherutse gusohora nyuma y'igihe gito cyane, uwitwa Davis nta misi 3 yarishize asohoye indirimbo yitwa Pose. yamaze kuba rero yakurikiranwaho ibyaha yakoze ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere. abanyarwandakazi mukurikirana ibiganiro byose binyura kuri YouTube channel zitandukanye harimo na KWP250 muri rusange, tugomba kumenya neza ko icyaha burya ari ikintu kidasaza. Kevin Kade uyu nguyu nawe ntabwo yaraherutse gukora indirimbo, ariko nawe numwe mu artiste bakoza indirimbo zikunza kuba zimeze neza. abantu benshi baramwibuka mu yitwa Sofia ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, harimo Like You, harimo Mabe, harimo Kawo n'izindi nyinshi cyane Kevin Kade yagiye akora. abanyarwandakazi by'umwihariko bakagenda barushaho kuzikunda. bijyanye n'igikundiro aba basore babonye bafite, bishoboke ko ari byo byaba bashoye muri izi ngeso, cyane ko ahangaha utapfa no guhamya ko aba basore ari bo bagiye gushaka uyu mwana. kimwe n'uko ushobora gusanga uyu mwana rwose yararebye akavuga ati aba bantu ni ibyamamare, reka ngire gutya ngende muze nabo nk'umufana nganire nabo, ariko bikaza kurangira hagiyemo ibyo gusambanywa. nk'uko umusigire wa RIB yabivuze ati ubukure burya ntiburebererwa mu gihagararo. nawe udukurikiye aka kanya aho uri hose mu nce z'isi zitandukanye, ntujye ureba umuntu ngo nuko wenda abyibushye cyane cyangwa ari muremure cyane ngo utekereze ko wenda imyaka 18 aba ayirengeje. mbere kugira ngo mugire ibyo mukora, ahanini bishobora kuguta mu gifungo n'ibindi bihano bigiye bitandukanye, mujye mubanza kwigengesera, mumenye neza ko uyu muntu koko ari umuntu wemerewe gukora ibi bintu. umuvugizi wa RIB yanasabye abanyarwanda gukumira no kutareberera icyaha nk'iki. abasaba ko uwabona aho cyabereye yatanga amakuru kuri RIB cyangwa agahamagara imirongo ya RIB itishyurwa ariyo 166 ndetse n'116, cyangwa se akanyura ku rubuga rwa internet rwa RIB akaba yabasha gutanga amakuru ndetse akanamenyesha ababishinzwe ibi byaha by'ubusambanyi. bimwe mu bitekerezo byamaze kuba byajya hanze ku bakurikiye iyi nkuru ndetse no ku byo abantu bagiye batangaza bitandukanye. hari nk'uwagize ati ubusambanyi nubwo bukorwa na miliyoni na za miliyoni z'abantu mu rwego rwo kwishimisha, butera ibibazo byinshi bikomeye, harimo gufungwa, inda, sida, kwiyahura, gusenya ingo ku bashakanye n'ibindi. tujye twumvira amategeko y'Imana yaturemye, nibwo tuzagira amahoro, nk'uko Yesaya 48 umurongo wa 18 havuga. kandi nituyumvira izatuzura ku munsi w'imperuka, iduhe ubuzima bw'iteka muri paradizo. ni Yezu ubwe wabivuze muri Yohana 6 umurongo wa 40. nk'uko bisanzwe rero ku nkuru zose zigiye zitandukanye bagomba kugenda hazamo akantu kaba kadasanzwe mu zindi nkuru uba wagiye ubona ahandi. niyo mpamvu mba nkuhaye icyo gitekerezo nkagusomera n'imirongo nkubwira ngo wowe munyarwanda wari ukurikiye platform KWP250, waba uri mu Rwanda waba uri hanze yarwo, menya ko aba bahanzi twakundaga byibuze tuzongera kubabona mu mwaka w'ibihumbi 2041 niba babashije kurokoka ibi bintu. bazakomeza badubiza iki, ariko nibatabirokoka tuzongera kubabona byibuze mu mwaka w'ibihumbi 2041. ikintu nabwira Incredible guys cyangwa se aba batise muri Incredible harimo Kevin Kade ndetse na Davis D,
niba ibi byaha koko barabikoze babiryozwe, naho niba ari wenda ibindi byabayemo nabwo amategeko azabigaragaza uko biri. Ntabwo amategeko yo mu Rwanda ajya hakure y'ukuri. Ni wowe wari ukurikiye Platform KWP250, ukore subscribe, nurangiza ushira like, ushira comment. Ese ibi byaha wowe ubundi ubifata ute aho muri quartier aho uba, cyangwa se kumva umuhanzi nka Davis D, umuhanzi umaze kuba big icon ya Africa, umuhanzi umaze kuba big icon y'u Rwanda, aka kanya arimo arakurikiranwa icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17. wowe wabyakiriye ute? Niki ni iyihe nama wamugira ni naramuka acitse ibi bintu? Power, you get it.